الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان ولم يتركها حملا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان ولم يتركه حملا بل أرسل إليه رسولا. نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون الطائعون. Tutanya dushimira Nyagasani ushobora byose. Nyagasani we waremye umuntu ntamureke atyo, ahubwo yamwohereje intumwa n'abahanuzi kugira ngo bamuyobore inzira nziza. Turasabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imwishimire we n'abasangira ngendo be, kandi turasabira ibyiza abahanuzi bamubanjirije ndetse n'intumwa. Imana ikaba yarabatumye ku bantu kugira ngo baze batange ubutumwa ku bantu. Imana rero yishimira intumwa y'Imana Muhammadi kubera ko ari basozereje intumwa n'abahanuzi. Intumwa y'Imana igihe atabarukaga yasize abantu benshi batandukanye. Mu bihe bye yari yarateguye ko bagombaga gushyitsa ubutumwa ku bantu mu bihe bitandukanye ndetse no mu mahanga atandukanye. Muvandimwe, dusabe Nyagasani ko yaduha umugisha wo kuba mu bakurikiye ubutumwa bw'Imana bwasozerejwe n'intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuhe amahoro n'umugisha. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi. Ndababurira mbasaba nanjye ubwanjye ntiyibagiwe ko twatinya Imana twezirikana mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi tukayubaha mu byitubwira byose, kubera ko iyo umuntu yubashye Imana akayikunda akayizirikana mu buzima bwa buri munsi bimuha kubaho neza kandi bikamuha ituze ku munsi w'urubanza, kuko ibintu ntabwo bizaba byoroshye. Nyagasani aratubwira ati ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yemwe abemeye nimube mu bantu bibuka Imana cyane bayizirikana mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi mubikore ukuri ko kubikora. Nyagasani mu kutubwira gutyo ni ukugira ngo twibuke kandi tunazirikane ko turi kuri iyi si kandi yaduhaye ubutumwa bwo kuza gutunganya, kandi ntabwo twatunganya natwe mu by'ukuri tudatunganya. Nyagasani ati ya ayyuhalladhina amanu taqullaha walitanzuru nafsu ma qaddamat lighadin. Yemwe bantu, yemwe abemeye mutinye Imana ukuri ko kwitinya, muyizirikane mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kandi buri muntu wese yiteganirize ejo he hazaza, aho ubuzima bwawe buzarangirira, zaba ari imperuka yawe ya mbere, aho ubuzima bw'isi n'ibyaremwe bizarangirira, aho ngaho ubuzima bw'isi igihe buzaba burangiza aba ari imperuka ya kabiri, noneho haza igihe cy'umuzuko abantu bajye mu rubanza. Nyagasani rero aratubwira ati walitanzuru nafsu ma qaddamat lighadin. Buri muntu, buri roho niyiteganyirize ejo hazaza, aho ngaho tumaze kuvuga. Hanyuma rikatubwira iti muramenye ntimuzabe muri ba bandi bibagirwa roho zabo, ntimuzabe muri ba bandi bibagirwa kamere zabo. Nyagasani iyo atubwira atyo ni ukugira ngo twiyiteho, nyuma yo kutubwira ko tugomba kumwibuka, tugomba kumuzirikana, tugomba buri munsi guhora tumutinya cyane ko ibarura ryacu riri mu maboko ye. Muvandimwe mu Islam, muvandimwe unteze amatwi ukurikiye izi nyigisho, turakwibutsa ko Nyagasani mu kutubwira ko tugomba kumwubaha no kumukunda no kumuzirikana ariho yashyize ubuzima bwiza. Akatubwira ati umuntu uzirengagiza urwibutso agakora ibinyuranye n'ibyo aba yabwiwe, uwo muntu azabaho mu buzima bw'inzitane, kandi no ku munsi w'imperuka azazuka ari impumyi.
nta wakwifuza kuzaba mu buzima bubi, nta wakwifuza kuzabaho ari impumyi, nta wakwifuza kuzahinguka imbere y'Imana ari mu gihano cyo kuba ari impumyi, kandi Imana yaragiye ituburira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibaze neza rero, ubu buzima turiho ku isi Imana yaduhaye, Imana yatugeneye hano, wibaza uti ni iki ubundi ngewe ndimo nkora kugira ngo ntitube mu buzima bw'inzitane? Man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, umuntu uzirengagiza urwibutso rwanjye nabahaye muramenye, nimukora ibi muramenye, ibi ni mubireke, umuntu agatandukanya nabyo, azaba abaye impamvu ko tujya mu buzima bw'inzitane. Iyo wowe wirebye, iyo witekerejeho, iyo wibajije aho tugeze ubu, iyo wibajije aho utuye, iyo wibajije aho ukorera cyangwa se aho wakoreraga, iyo wibajije aho wicaye uyu munsi urimo kumva izi nyigisho twageneye uyu wa gatanu, aho abantu batagiye mu musigiti, batari busari na ijuma, ari ukumva inyigisho kugira ngo tugorore imitima yacu n'ibitekerezo byacu, nta kintu kigaragaza ubuzima bw'inzitane twaba turimo uyu munsi. Ni uruhe ruhare we waba ufitemo? Imana yatubwira ngo fa inna lahu ma'ishatan dhanka, ubu buzima uyu muntu arimo ubwo kwitwara nabi biraza kujyana ikiremwa muntu mu buzima bw'inzitane hano ku isi. Kandi Imana ikakubwira ngo wanahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, ku munsi w'imperuka azazuka ari impumyi. Ibaze ubuzima bw'inzitane ubona uhora unyuramo, n'ubuzima abantu bandi bashobora kuba banyuramo mu ruhande rwawe, cyangwa se ubuzima bagenzi bawe bandi ushobora kuba uzi nabi utazi bagenda banyuramo, ntabwo waba uri impamvu yabyo. Icyo niho gituma Imana iduhamagara. Intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhamagara n'umugisha ikatubwira iti, tinya Imana aho uzabura hariho hose. Jya wibuka, jya uzirikana Imana aho uzaburi aho ariho hose. Wibaza utariko buri Imana ishaka ko namera, Imana ishakaho iki, Imana inkeneyeho iki ngomba gukora kugira ngo ishimishe, kugira ngo nirinde uburakari bwayo. Intumwa y'Imana ikatubwira iti, nuramuka uvumbuye ko wakoze ikintu kibi, garuka ukora ibindi byiza byinshi kugira ngo biriya byiza birushe uburemere cya kindi kibi kimwe. Ikatubwira iti, mubane n'abantu mu mico myiza. Umuntu, ntabwo dushaka kuvuga umusilamu, ntabwo dushaka kuvuga umukirisitu, ntabwo tugomba kuvuga umuyahudi, ntabwo tugomba kuvuga amadini n'amatorero. Ubane n'umuntu mu mico myiza, umuntu ubane n'umuntu mu mico myiza. Abantu dufite kamere nziza, tukagira na kamere mbi. Iyo tugiye kuyungurura umuntu imbere yacu, iteka ikidutanga imbere ni kamere mbi. Akayunguruzo kacu, aho kugira ngo tuyungurure dushaka ibyiza ku muntu, tuyungurura dushaka ibibi gusa. Wabanje ukareba n'ibyiza uriya muntu ushobora kumubonamo. Noneho tukagaruka tukareba tuti, Imana dukeneye kunoza isano ryacu nayo. Tukagaruka tukavuga tuti dukeneye kunoza n'isano ryacu n'abantu. Ibyo ngibyo bituma nta muntu n'umwe ushobora kugucaho ngo abe nabi, cyangwa se umugirire nabi, cyangwa mubane mu buryo bubi. Muvandimwe, reka tugaruke ku ngingo nkeya kuri uyu munsi dushobora kuganiriraho. Abantu bamwe baribaza bakavuga batari ko iyi Imana itubwira kwizirikana, Imana abantu baba bavuga ni iyihe? Reka mpere ku Mana. Imana irimo iratubwira ko Imana ari imwe mu sura yitwa Ikhlas, muri chapter ya Qur'ani y'112 yose uko yakabaye, yamanutse ari igisubizo mu kibaza abantu benshi, ariko cyane abajijwe n'intumwa y'Imana Muhammad, Imana Muhammad n'umugisha. Abantu bibaza batari ko abasilamu, iyo bavuga ngo abasilamu, iyo bavuga ngo Muhammad, iyo bavuga ngo intumwa n'abahanuzi basengaga iyihe Mana, agiye kutubwira ukuntu bimeze muri iyo chapter ngufi cyane. Nawe ushobora gufata mu buryo bworoshye, wayisoma mu Cyarabu cyangwa mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa,
ururimi wumva washobora cyangwa ikinyarwanda nk'uko ikinyarwanda cyacu kugeza ubu ngubu ari ururimi dushobora gusangamo ibisobanuro by'aya magambo. Imana iratubwira iti babwire yo Muhammad. Iyo haje ngo babwire kiba cyari igisubizo cy'abantu babazaga intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha. Imana ikamubwira iti babwire yewe Muhammadi, Allahu ahad, ugomba gusengwa n'umwe ni ahad, Allah. Lam yalid wa lam yulad, ugomba gusengwa ntabwo yigeze abyara nta nubwo yigeze abyarwa, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, hanyuma uwo nyagasani akaba nta na kimwe wamugereranya nacyo. Iyo niyo Mana intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiraga abantu igihe bazaga baje kumusobanuza iyo Mana ye iyo ariyo, bamubaza bati siflana rabbaka, tubwira Imana yawe kumeze. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihishurirwa ayo magambo kugira ngo imara abantu ibyiyumviro biganisha ngo Imana ni iyi, bimeze biti. Nawe byibaze rero, aho Imana yongera ikatubwira ngo laysa kamithlihi shay, Imana nta kintu na kimwe wayigereranya nacyo, wa huwa samiun alim. Hanyuma Imana ikaba inumva kandi ikabizi ibintu byose. Iyo niyo Mana dukeneye gusenga, Imana idashushanywa, Imana itabumbabumbwa, Imana itagira na kimwe igereranywa nacyo mu byaremwe byose, cyangwa se mu byo tubona byose, byaba ibyo dushyikira n'ibyo tudashyikira. Nabi Ibrahim alayhi salam, kandi tugiye kubigarukaho, yigeze gutekereza ku bijyanye n'Imana, cyane ko yasanze iwabo bafite ibigirwamana basenga bakanabicuruza. Aza kwibaza atari ko abantu ko basenga ibigirwamana, ibintu bibumbye, kandi nkaba mbona iwacu ari bibo bakora ibi bintu, ubu koko bizagenda bite? Akagenda ajya kubicuruza nk'uko ababyeyi babaga babimuhaye, ariko akaba ashobora kubaza se, akamaza ariko ibi bintu ducuruza byaba bifite gaciro ki? Nyuma yo kubona ko ibyo ari byo byose abantu bashobora kuba bibeshya gusenga Imana itariyo, aza kujya ku isoko akagenda acuruza, akurura bya bigirwamana cyangwa abibwira nabi cyangwa se abishyiraho ibisingizo bibi, avuga ati ariko hari umuntu uguze ibimana hano bitavuga, bitumva, bititabara. Abantu bageze aho ngaho barabimenya, bamenya ko Ibrahim ari uko nguko. Ibrahim rero umunsi umwe aza kureba iwabo ntabahari, afata ishoka, ibyo ni ibintu biri mu mateka, afata ishoka aragenda byose arabitemagura, arabisenyagura, hanyuma asigaza kimwe cyari gikuru muri byo, arangije acyambika yashoka ku rutugu. Abantu baje bibaza icyabaye, iryo shyano ryaguye, barabibura, baravuga batari ku muntu waba wakoze ishyano ninde, baza guhana amakuru, bagusha ko Ibrahim ari ujya utuka izo mana zabo, maze baramuhamagara, baramubaza, bakimubaza arababwira ati ndabona kiriya gikuru aricyo cyambaye ishoka, ushobora gusanga aricyo cyabimaze. Ariko Ibrahim alayhi salam ibyo ngibyo yabivugaga agira ngo abahe ihurizo rikomeye iryo umuntu wese yakwibaza. Hanyuma baramubaza batari ko nta soni uravuga ngo iki kimana ngo aricyo tubaza kandi uzi ko kitavuga? Arababwira ati niyo mpamvu rero nanjye mbabwira ko ibyo musenga atari byo, kuko ntabwo numva ukuntu mwasenga ikigirwamana cyangwa se mwasenga Imana yanyu itavuga, idashobora kwitabara. Kugeza ubu ngubu izindi zose zikaba zaryamye hasi, Ibrahim akaba adashobora kubaha amakuru y'icyo kimana cyari kiri iruhande. Iki kimana kikaba kidashobora gutanga amakuru y'ibyasenyutse byose, kandi aricyo gifite ishoka. Umuntu ashobora kubyibazaho nk'uko uko Ibrahim alayhi salam yabigenje. Nyagasani aratubwira ati wala tamutunna illa wa antum muslimun, muramenye nimuzarinde muva hano kuri iyi si uretse muri Abisilamu. Abisilamu ni iki? Al-Islam
huwa al-istislamu al-kamil lillahi ta'ala wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-khulusa min ash-shirk wal-bara'atu min ahliha. Isilamu yo bayivuze we wumva ari iki? Isilamu ni uguca bugufi munsi y'amategeko y'Imana mu bushobozi bwose waba ufite, ukayubaha mu mbaraga zose waba ukoresheje, ukirinda kuba wayibangikanya mu bikorwa byose ukora, ukirinda umuntu wese ushobora kukujyana mu nzira zo kuba wabangikanya Imana, nk'uko wirinda umuntu uwo ari we wese wagutwara mu kibi icyo ari cyo cyose. Hanyuma ukiringira Imana, ukirinda umuntu uwo ari we wese ushobora kuba impamvu yo kukujyana mu buhakanyi no gusenga indi mana itari iyo ngiyo. Ibyo iyo tubivuze usanga ari uburyo bwiza bwo kwicisha bugufi munsi y'amategeko y'Imana, nk'uko intumwa n'abahanuzi zagiye zibigenza. Nta kindi intumwa zaje kubwiriza abantu, ntabwo zaje kubabwira uko bashobora kubaho hano ku isi bakaharamba bakagira imyaka myinshi. Ntabwo zaje kubabwira uburyo abantu aribwo buryo bacuruza, wenda ngo aribwo bazunguka, aribwo bazatunga isi bakazareka da. Intumwa zaje gusubiza abantu ku murongo, ku makosa babaga bakoze yo gutezuka ku murongo Imana yatanze, hanyuma bikaza gutuma Imana ishobora kubarakarira, Imana ikaba ishobora kubarimbura, nk'uko twabigaragaje mu nyigisho zacu z'ubushize. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yatugaragarije mu gitabo gitagatifu imirongo itandukanye itugaragariza ko intumwa n'abahanuzi zagiye zizana ubutumwa ku bantu kandi ari umujyi umwe. Wowe uteze amatwi, wowe ukurikiza izi nyigisho, ushobora kuba hari ahantu wigeze gusoma ko Aburahamu ari sekuruza w'abemera. Ariko Aburahamu Imana ikaba yaramuremye iramubwira ngo nkugize umuryango, ndetse Imana iramubwira ngo, ikatubwira ngo kana umma. Aburahamu yari umuryango wuhe? Umuryango ukunda Imana, umuryango uzirikana Imana mu buzima bwawo bwa buri munsi, umuryango wo guhora buri munsi abantu bibukiranya Imana. Maze Ibrahimu hagenda hakomoka ku mugongo we n'abo yashakanye nabo intumwa n'abahanuzi uko ibihe byagiye bisimbura. Ni byiza rero kubimenya. Abantu benshi bakabaza ngo Ibrahimu subundi uyu Aburahamu yari muntu ki? Bamwe baravuga batubwira isogokuru wacu, twebwe dushobora kumwishyiraho tukamukura ku bandi bantu. Abandi bakavuga batuya ayo ni amateka ya kera y'abantu b'abakurambere, n'abantu bahariya za Yerusalemu, n'abantu baza Kanani aho ngaho, n'abantu bafite ibintu byashaje. Ariko ikikwereka ko Islam atari idini y'uyu munsi nuko Ibrahimu alayhi salam usanga yaratugaragarije ko mu buzima bwe yagiye akurikira umurongo Imana yamuhaye. Ndetse ba bandi batubwira ngo ushobora gusanga ari umwe muri twe, usanga Imana itubwira mu buryo bwo kubahakanira ikababwira ngo makana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Ntabwo Aburahamu yigeze aba umuyahudi, ntabwo Aburahamu yigeze aba umunaswara. Ibyo ngibyo ni ibya nyuma, ni ibya nyuma hano. Imana ikatubwira iti walakin kana hanifan musliman, ahubwo yari umuntu w'intungane kandi yari umuntu uri munsi y'amategeko y'Imana, ari we twise muslimu. Kuki wemera ko ari sokuru w'abemera? Ntiwumve ko n'iryo jambo Isilamu nubwo ryaje rityo ari umuntu wiyombarika munsi y'amategeko y'Imana. Kana hanifan muslima, yari umuntu utunganye kandi uri munsi y'amategeko y'Imana. Imana ikatubwira iti wa ma kana minal mushrikina, kandi ntabwo ubwo yigeze yivanga n'abariya babangikanaga Imana.
Aburahamu rero yatangiye gushaka Imana, ayishaka mu buryo butandukanye. Ni nayo mpamvu dukangura inyurabwenge ya buri wese kugira ngo yongere yitekerezeho niki Aburahamu yatekerezaga muri icyo gihe. Aburahamu mu gihe cye we yakomeje gutekereza yibaza ko burya Imana ishobora kuba iri ahandi hantu. Aburahamu ava mu bantu aragenda ajya hirya hitaruye, atangira gutekereza ku biremwa abona adashyikira, cyane ko ibigirwamana we yari yamaze kubiha agaciro, avuga ati biriya bigirwamana ntabwo ari byo gusenga. Bigenze bite rero? Ibrahimu alayhi salam aragenda ajya ku gasozi, abona inyenyeri iraje. Agiye kubona abona inyenyeri iragiye, kandi kari gato cyangwa se zari na nyinshi, avuga ati oya, gutyo ntabwo byaba ari byo. Agiye kubona abona ukwezi ku mugoroba kuraje, aravuga ati wasanga niyo Mana ikaze. Ubwo ni inyurabwenge yakoreshaga n'ubushakashatsi, kuko umuntu yemera gukurikira ibintu birimo gushidikanya, ugakomeza ukabikurikira kugeza ku minota wanyu. Ibrahimu arakomeza arakurikira Imana, akanuye ijoro mu gitondo. Agiye kubona abona ukwezi kuragiye, ntabwo yongeye kukubona. Ariko Aburahamu buri munsi yabonaga ukwezi, igihe cyo kubitekerezaho cyari kitaragera. Aho atangiriye kubitekerezaho, asanga ukwezi ari ikiremwa cy'Imana kigenda kikavaho kigashira. Aza kuvuga ati aya ntabwo ari byo, iyi nayo ntabwo ari yo. Noneho agiye kubona mu gitondo abona izuba rirarashe, abona ni igitangaza cyane, aravuga ati hadha akbar. Aravuga ati noneho ni Imana igitangaza, iyi ngiyi irarenze. Nuko nk'uko rero Ibrahimu alayhi salam yatangiye kwibaza ku zuba, akavuga ati ahangaha noneho rero, ahangaha noneho. Ariko Aburahamu mu mwiherero yari yagezeho gushakisha Imana, yageze ku mugoroba, agiye kubona abona ko izuba rirarenze. Agiye kubona abona ya Mana yarazi ko ikomeye cyane yise akbar, ari irenze, ariyo Mana nkuru. Agiye kubona abona ya Mana irarenze. Aravuga ati inni la uhibbul afilin, nge ntabwo nkunda Imana zigenda zikavaho. Ibrahimu rero cyangwa se Aburahamu birangiza afashe umwanzuro wo kuvuga ngo nemeye Imana yo yaremye ziriya nyenyeri, ikaba yararemye uku kwezi, ikaba yararemye iri zuba, ikaba yarandemye, ikaba yararemye byose mbona, ikaba yarampaye uburyo bwo gushishoza. Ahangaha haza ihurizo rikomeye kukubaza ngo wowe ushishoza iki, urangizanya uwuhe mwanzuro? Iyo tugiye rero kureba, dusanga Ibrahimu alayhi salam yari afite urugendo rwiza rugana ku Mana. Hanyuma Imana ikatubwira muri suratu Nisa kuri aya 125 iti waman ahsan dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Ese ninde wabutunganije idini, ninde wabutunganije umurongo nk'umuntu waca bugufi imbere y'uburanga bw'Imana n'ubusabe bwayo n'imbaraga zayo, kandi akabikora mu buryo butunganye? Wattaba'a millata Ibrahima hanifa. Hanyuma bikaza gusoza afashe umurongo mwiza w'umukurambere wacu Ibrahimu, umukunzi w'Imana. Umurongo wa Ibrahimu tumaze kuvuga wo gukurikira Imana imwe no kwerekeza icyerekezo kimwe. Ukibaza utariko ngewe ndangizanije uwuhe mwanzuro? Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ko watakhadha Allahu Ibrahima khalilan. Imana uburyo Ibrahimu yitwaye byatumye mugira umukunzi. Niyo mpamvu tuvuze Aburahamu tuvuga ngo umukunzi w'Imana, Khalilullah. Uwo ni Aburahamu. Nyamara intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikatubwira iti qad sadaqa Allah, Imana yavuze ukuri, fattabi'u millata Ibrahima hanifan. Ngaho ubwo Imana yavuze ukuri,
fattabi'u millata Ibrahima hanifan, nimukurikire umurongo wa Nabi Ibrahim wisukuye n'ibintu bidasobanutse akabishyira ku ruhande. Ntabwo twatahira gusomera izina mu gitabo gusa, ahubwo biradusaba ko tujya no mu myanzuro yaryo tukishushanya neza mu nzira iyi ntumwa yanyuzemo, tukamenya nuko nyuma yaho Imana kutubwira ko atari umubangikanyamana, atasengaga imana nyinshi, nyuma yo kutubwira ko yacaga bugufi munsi y'amategeko y'Imana, nyuma yo kuvuga ko ari we sekuru w'abemera, byanga bikunda birangiza ufite umuhamagaro ukubwira ngo jya munsi y'amategeko y'Imana. Nyagasani akatubwira ati rero fattabi'u millata Ibrahima hanifa, nimukurikire umurongo wa Abrahamu, wa ma kana minal mushrikina, kuko ntabwo yigeze aba mu bantu babangikanya Imana. Iyo bavuze ko bangikanya Imana niki? Ni ukuba umuntu asenga ikindi kintu kitari Imana, cyangwa se ugasenga Imana n'icyo kintu nacyo ukagiha ingufu ukagisenga, cyangwa se ugasenga Imana mu izina rya runaka cyangwa se ry'ikintu runaka. Ibyo ngibyo ni ibintu rero bisanzwe, tukaba twabinyuzeho kugira ngo tubanze kwigisha abantu. Iyo bavuze Isilamu umuntu yumva iki? Ntabwo ari idini ry'uyu munsi, ahubwo ni umurongo w'intumwa n'abahanuzi uko bagiye baza ku isi kugira ngo baze batuyobore, batwereke inzira nziza, batwereke uburyo tugomba kubaha Imana, batwereke icyo tugomba gukora, batwereke umurongo mwiza tugomba kugenderamo, batwereke ko tugomba kwitwara neza mu kurikiza ubushake bwa Nyagasani ushobora byose. Intumwa y'Imana rero Muhammadi niwe wasozereje intumwa n'abahanuzi. Imana ikatubwira iti ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Aho niho tubikomora, ni umurongo nkunda ko tubivuga mu mazina yabyo uko byakabaye, ntabwo ari ukugenekereza ngo noneho ngo ni inkuru yazanywe na runaka. Oya, Imana iratubwira iti ma kana Muhammadu aba ahadi min rijalikum, ntabwo Muhammadi ari nk'umupapa umwe cyangwa umwe mu bagabo nk'uko namwe muba mumeze, walakin ahubwo rasulullahi, ni intumwa y'Imana, wa khatama nabiyina, kandi akaba yaje gusozereza abahanuzi. Muhammadi biva hese? Ni aho ngaho. Ubutumwa buva hese? Ni aho ngaho. Kuba ari umuhanuzi se byavuye heye? Ni aho ngaho. Kuba sozereza izindi byavuye heye? Ni aho ngaho. Iyo ushatse kubisoma neza, ufata igitabo cya Qur'ani ukagisoma witonze, cyarabu ntabwo ari ngombwa, ushobora gusoma mu nyuguti zawe, ubasha nawe gusoma mu rurimi rwo rwose ubyumvamo, ukagerageza gusoma, ukagerageza gushaka ukuri, n'udashaka n'ukuri uzishakira ubumenyi bwiza, byo ntacyo byaba bigutwaye. Muvandimwe rero, intumwa ijya kuduha umurongo, ni aho ngaho byavuye. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Imana ikavuga iti yewe Muhammadi, ntabwo twakohereje uretse kugira ngo uzubimwe ku biremwa byose. Ngo ni umurongo mugari nubwo ari mugufi muwumva, ariko tugiye kuwusesengura dushobora kurara. Reka rero tujye ku gice cya kabiri cyangwa se cya gatatu. Iki gice cya gatatu turagaruka muri iki gihe tugezemo cyacu. Umusizi yaravuze ati nu'ibu zamanana wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana. Buri munsi tuba dushyira igisebo ku bihe turimo, nyamara igisebo kituriho twebwe. wa mali zamanina aibun siwana, igihe turimo twebwe buriya nta gisebo cyagombye kuba gifite, ahubwo igisebo nitwe, kuko nitwe twitwara nabi, nitwe dukora nabi. Reka ngaruke rero kubyerekeranye n'ibihe, dusabe Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala adufashe, aduhe ubuzima, aduhe ubugingo, tubashe kubaho muri iyi minsi, kuko turi mu bihe bikomeye. Ariko ibihe bikomeye natwe bituma dukomera, bigatuma twitwara neza, bigatuma tuvuga neza, bigatuma dukora neza, bigatuma tugira imigambi myiza, bigatuma dufasha abantu kuba mu bihe bikomeye, cyane ko ari wo musanzu tugomba gutanga mu buzima bw'abantu. Uyu munsi turi mu bihe bya coronavirus. Abantu bari mu rugo, ntabwo basari jama, ntabwo basari juma. Abandi bati
ntabwo wamenya ingabo z'Imana uko zingana, abandi bati ni intumwa Imana yatumye ku bantu coronavirus. Ibyo byaba ari ukuyiha agaciro. Ahubwo reka tuvuge ko ari icyorezo kandi akaba ari n'ikigeragezo. Iteka ikigeragezo cyazaga, intumwa y'Imana yatozaga abantu uburyo bagomba kucyitwaramo n'icyo bagomba gukora kugira ngo icyo cyorezo gikunde gitsindwe. Hagomba gufatwa ingaruka zikarishye. Nta ngaruka zikarishye nk'uko intumwa y'Imana yabwiraga abantu ngo nimuramuka mumenye ko hari ahantu hari icyorezo muramenye nimuzinjireyo. Noneho mwebwe muri hano, igihe mutegekwa kuhaguma, ba bandi bariyo baramenye ntibazaveyo baza hano, bazagumeyo bihanganyira icyo kigeragezo. Imana niyo yonyine ifite ububasha bwo kukibakuraho, bakora ubushakashatsi, bafashwe ibishoboka, ariko ntihazagira umuntu ujya kwanduza abandi. Byaba ari umugayo kuva ahantu ku isi umuntu azi ko hari uburwayi agaharanira kubwinjiza ahandi. Ibyo ngibyo biranyuranye n'Ubuyisilamu. Byaba nanone ari umugayo ku muntu wigemura ahantu hari icyorezo. Byaba ari umugayo ku muntu utumva ko agomba kwirinda akaguma aho ari, kubera ko kuguma ahari nibyo bituma we yirinda, akarinda inshuti ze, akarinda umuryango we. Iyo umuntu abikoze muri ubwo buryo, aba arimo kurinda umudugudu atuyemo, aba arimo kurinda umurenge atuyemo, aba arimo kurinda akarere, arimo kurinda intara, aba arimo kurinda igihugu atuyemo. Biza kurangira turimo kuvuga ngo uyu munsi mu Rwanda dufite umubare w'abantu banduye bameze batya. Uyu munsi dufite abakize bameze batya. Dufite abantu barimo kwitwara batya. Ese tubigenze dutya kugira ngo bigende bitya? Ibyo byose bikaba ingamba zikomeye zidufasha kwitwara mu bihe bikomeye. Igihe cya coronavirus ni igihe cyo gushyira ubwenge ku gihe, tugatekereza neza, tukibaza uburyo intumwa y'Imana yashyizeho izo mezire, tukibaza ko natwe tutagomba gusanganira icyo kibazo, cyane ko icyo kibazo tutazi aho giherereye na gato. Iyo tugeze aho rero, bisaba umuntu kuguma aho ari, agakora amasengesho menshi, bikamusaba kuzirikana ibintu byinshi kandi byiza asabwa kuba yakora. Bavandimwe, muzirikane ko Nyagasani azatubaza uburyo tuba twitwaye ku mabwiriza duhabwa n'urwego uru n'uru mu nzego zitandukanye. Niyo mpamvu al-Islam, nk'uko twabyumvise, bimana al-istislam. Ubuyisilamu ni uguca bugufi. Ubuyisilamu ni ukumva amabwiriza. Nta kindi Imana itubwira uretse kukubwira ngo hano ntujyeyo, hano jyayo. Ubuzima bwawe burinzwe burya, bikagenda bitya. Iyo uramutse ugize utya urahusha, iyo ugize gutya urahamya. Itwara utya kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Icyo ngicyo ni icyerekezo duhabwa na Nyagasani ushobora byose. Icyo ni icyerekezo tuba tugomba kugenderaho, bikadufasha no kuba mu bundi buzima. Byanga bikunda rero, kubahiriza amabwiriza ni ikintu cyangombwa uko yakabaye mu bwihangane bukomeye, kandi abantu ntabwo bagomba gucika intege, bakamenya ngo ibintu biragenda bitya. Umuntu yagira ikibazo akamenya ko icyo kibazo kigomba gukemuka, bikagenda muri ubu buryo cyangwa ubundi. Noneho rero reka tugaruke muri ibi bihe, dusigaze amagambo yo kuvuga tuyabara, dusigaze ibyo gukora tuyibara, twongera twiyisubiza cyangwa se twijyana neza mu mwiherero, kuko n'ubundi hari igihe kigera tukajya mu mwiherero. Ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi dusigaje iminsi mikeya idashobora kurenga 7 kugira ngo dutangire ukwezi kwa Ramadhan. Ibaze ko ngo ari umwiherero ubundi dusanzwe tuvuga ko ari ingando Imana itwoherezamo kugira ngo tujya kwikosora. Nyagasani akatubwira ati kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yemwe Imana yabandikiye gukora igisiyo cya Ramadhan. Ibyo ngibyo ni nkuko byategetswe n'ababanjirije. Kubera iki?
kugira ngo mubashe gutinya nyagasani ushobora byose, kumutinya, kumwibuka. Niki cyarusha igisibo ugiye kujyamo kuba urushaho kwibuka Imana, kuko ukomeza kwibuka kugeza ubwo ubona ikintu wagombye kubishyira mu kanwa ukavuga uti no, ndafunze. Imbere yawe hagahora icyapa kikubwira stop, wareba hirya gato mu mutwe wawe no mu mitekerereze hagahita hazamo ikintu kikubwira ngo stop, ahangaha ntuharenge. Nibyo ibyo ngibyo mu buzima bundi bisanzwe batubwira bati ahangaha ntabwo ujyayo, ahangaha niho uri bujye, cyangwa se urahahira aha, cyangwa se urahagarara utya, cyangwa se uragenda utya, niba udafite icyangombwa ntuhajye, niba ari gutya. Buri munsi ugomba kumenya ko mu mabwiriza ari uko ugomba kwitwara. Igisibo rero cya Ramadhani kiraje, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikatubwira iti idha jaa Ramadhan futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabun nari wa sufidat ash-shayatin. Iyo Ramadhani ije, Imana ifungura imiryango y'aheza. Ubwo n'abeza byanga bikunda bagomba gushyiramo agatege, hanyuma umuryango w'ahabi muri Jehanamu hagafungwa. Bya bishuko bindi nabyo bigacika intege, bikavanwa mu bantu cyangwa bikagabanuka. Imana irimo iratubwira, iraduha umurongo w'uburyo tugomba kwitwara muri uku kwezi kwa Ramadhani. Intumwa y'Imana iratubwira uburyo tugomba gutangira kwitegura. Uburyo tugomba kwitegura Ramadhani ntabwo ari ukuzuza stoke. Uburyo tugomba kwitegura Ramadhani ntabwo ari ubundi buryo, ahubwo ni ukugerageza tugakora neza, tukirinda impamvu iyo ariyo yose niyo yaba nto ituma Imana itubona nabi. Ramadhani ntabwo ari ukwezi ko kurya ku buryo byaduhangayikisha. Umuntu avuga ngo Ramadhani igiye kuzaza stoke tuzuye, ngo Ramadhani igiye kuzaza ngo stoke ngubona ngo mu by'ukuri ngo nk'ubu ngo ibintu birakaze. Ukwezi kwa Ramadhani ntabwo ari ukwezi ko kurya, ntabwo ari ukwezi ko kunywa. Ukwezi kwa Ramadhani ni ukwezi ko kwigiriza, n'ubundi ukagabanya ibyo urya. Nuramuka ugize ukwezi kwa Ramadhani ko ari ukwezi ko kurya, ubwo ngubwo uzaba wabyishe. Ukwezi kwa Ramadhani ni ukwezi ko kwigiriza. Ukwezi kwa Ramadhani ni ukwezi n'ubundi kwadufashije kugeza uyu munsi kumenya ko hari abakene bashobora kuburara, ko hari abakene bashobora kubwirirwa, ko hari abakene bashobora kubura icyo banywa, ko hari abakene bashobora kuba badafite icyo bambara, ko hari abakene badafite uko bigira, badafite aho baba, ko hari abakene badafite uko baryama. Ariko cyane cyane kumva akababaro ka mugenzi wawe n'icyo Imana ashaka kutwigisha. Akababaro ka mugenzi wawe kumva ute? None Ramadhani rero igiye kuza, isanga abantu bari mu mwiherero, niko twawise. Ntabwo abantu bafungiye mu nzu, ntabwo bakumiriwe mu nzu, ahubwo twahisemo kwiherera kugira ngo duhunge ibibazo. Noneho Ramadhani igiye kuza, yongere ifunge umunwa, yongere ifunge amaso, yongere ifunge ibice by'umubiri, yongere ifunge yanda n'ubundi twashyiragamo benshi, akaba ntacyo bafite icyo kurya, bake bakaba babasha kuvuga bati ariko hari abantu batishoboye bakeneye ko tubafasha, hari abantu batishoboye bakeneye ko tubaba hafi. Nibura muri iki gihe hari umuntu ushobora kuba hari igihe cyabaye akagira icyo abura, akamenya uko abakene babaho. Noneho rero igihe rusange kigiye kuza, ni ukwezi kwa Ramadhani, tuzakomeza tugenda tubiganiraho buhoro. Reka dusozereze ku buryo tugomba kwitwara muri iyi minsi isigaye bitujyana mu kwinjira mu kwezi kwa Ramadhani. Ukwezi kwa Ramadhani n'ibi bihe bya corona tugezemo biradusaba gukora ibintu bitatu by'ingenzi nibura. Ikintu cya mbere ni ugusaba Imana imbabazi ku byaha byacu. Burya uri umunyabyaha, nanjye ndi umunyabyaha, n'uriya ni umunyabyaha. Ibyo ndimo ndabivuga kubera ko nta mutagatifu turimo. Iyo ugeze gutyo ukareba ukumva ibintu bikwinjiye mu mutwe cyangwa se bikwinjiye mu mutima, bigiye mu mutwe, ugasanga hari ikintu kikwinjiyemo, byanga bikunda ibyo bintu bishobora kukuviramo icyaha.
kuba ubonye umuntu arimo kurya wowe utarimo kurya, cyangwa se ubonye umuntu yikoreye ibyo kurya wowe iwawe nta na kimwe kiriyo, bishobora kugucumuza bigatuma uvuga nabi. Kuba uyu munsi hari ahantu wumva batetse wowe utatetse, ibyo bishobora kugucumuza, bigashobora gutuma uvuga nabi, cyangwa bigashobora gutuma utukana, cyangwa se bigashobora gutuma ugira ishyari. Icyaha ukagikora wicaye iwawe, kuko icyaha ntabwo binire kugikora wasohotse. Hari abantu uyu munsi bakora ibyaha, byaba iby'Imana ibabaza cyangwa bibabazwa n'abantu n'amategeko asanzwe yo ku isi, ugasanga umuntu ngo byarangiye bamusanze arimo gukora icyaha iki n'iki. Ibyo bintu kuki atabitekereje hakiri kare? Wabanje ukibaza uti imirongo yashyizweho n'uyu. Niba wibaza ko Imana yagiye ishyiraho imirongo, rero ibaza ko n'abantu bashobora kuba bashyiraho umurongo, cyane ko dutegetswe kubaha abatuyobora. Istighfar. Nuhu alayhi salam abwira abantu be, arababwira ati faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuhu cyangwa Nowa abwira abantu bati nimwicuze ibyaha byanyu. Ngiye buri munsi narababwiye. Nuhu yabwirije abantu, Nowa yabwirije abantu imyaka irenga 950, ibinyejana 10 byose bimushiriraho, nkuko ibyanditse bibigaragaza. Ibinyejana 10 bimushiriraho, arimo aravuga, arimo yigisha, arimo abwira abantu, biza gusoza arimo kubabwira ati nimwicuze ibyaha byanyu tureke Imana yabababarira. Ati yurusilu samaa alaykum midrara, nimuramuka mwicuje ibyaha byanyu Imana iraboherereza imvura nziza mubashe kweza. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ibyo ni byiza byinshi arimo babwira. Nimuramuka musabye Imana kandi ikabafasha, irabaha umutungo, irabaha urubyaro, kandi irabaha ubusitani bwiza, kandi irabaha n'imigezi. Ibyo ni ibyiza abantu bakusanya mu buzima bwabo bwa buri munsi. Imvura iramutse ibuze turashira. Imana iramutse itwambuye imitungo dufite turashira. Imana iramutse itaduhaye abana turahangayitse. Imana iramutse itaduhayeho tuba heza, cyane ko usanga umuntu ukubwira ati twebwe turi heza ahita muri paradizo, maze Nyagasani akakubwira ati tuzabaha ntara, tubahe n'imigezi itemba, tubahe ibyo kunywa, tubahe ibyo kurya. Ni ikihe kindi waba ushaka? Imana yakorohereje, imvura yaguye, wabonye ibyo urya, wabonye ibyo unywa, wabonye aho wicara heza, ubusitani busobanuye byinshi, wabonye icyo unywa kuko imigezi isobanuye byinshi. Ikindi waba utegereje ku Mana ni iki? Ibyo ngibyo byatewe n'iki? Nuko Nowa yigishije abantu gusaba imbabazi Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Wowe usaba imbabazi Imana ute? Wowe ubaza Imana ute? Niki ukora kugira ngo Imana itubabarire? Niki usaba Imana, cyangwa se niki ukora cyatuma dusabiraho kugira ngo Imana inzuzi nziza cyangwa se imigezi myiza, Imana iduhe ubusitani, iduhe kubaho mu buzima bwiza, tureke kubaho mu buzima bw'inzitane. Bavandimwe, nyuma yo gusaba Imana imbabazi, turongera tukagaruka ku kindi gikomeye cyo gusaba Imana ibyo dukeneye, kandi tugasaba Imana tutisabiye twebwe. Ngewe Mana ndagusaba ko wampa ibyo ndya, ngewe Mana ndagusaba ko wampa ibyo nywa, ngewe Mana ndagusaba ko wampa aho mba heza. Ariko buri muri ikunda saba muri rusange. Mana duhe kuba heza, Mana duhe ibyo kurya byiza, Mana ababibuze ubahe aho byava. Man yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbuhu. Man yatawakkala ala Allahi, umuntu uzizera Imana, umuntu uzibuka Imana mu buzima bwe bwa buri munsi, fahuwa hasbuhu, Imana izabimuhagirije. Man yatawakkala ala Allahi
umuntu uziringira Imana yarzuquhu min haythu la yahtasib, ajya kubona akabona amafunguro araje, kuva ugihumeka, kuva ukiraho, ukiri ku isi, utarahava, marayika ataragusezerera ko ntacyo kurya gisigaye ku isi, ntacyo kunywa gisigaye ku isi, aho utarakubwira ati umwuka wawe nazengurutse ndawubura. Zirikana ko Nyagasani akibirimo ibyawe, Nyagasani ibyawe aracyabirimo. Nta mpamvu n'imwe yo kwiheba. La taqnatu min rahmatillah, uramenye ntuzihebe, ntuzave mu byiza by'impuhwe z'Imana uvuge ngo nta bigihari. Nyagasani arahari kugira ngo aturengere. Gusaba Imana, hari bamwe bazamura amaboko ngo bakabura icyo basaba, ariko utekereza ko Imana ari nyir'ubuntu, ariko utekereza ko Imana ari nyir'ubukire, utekereza ko Imana ihambaye. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati, niyo abantu bose bakwiteranya ku kibuga kimwe, buri muntu agashyira umutima hamwe, buri muntu agasaba icyo yifuza, Imana ikatubwira iti buri muntu wese namusubiza nkamuha icyo yasabye, kandi ibyo ngibyo ntibigire icyo bigabanya mu butware bwanjye n'ubukire bwanjye, uretse nko gukoza urudodo mu nyanja, ka kandi kazamuka nako ngako naba ntanze. Nyagasani ni umukire, kuki utamusaba, kuki utamwiringira, wamenya biri buturuke he? Kandi nanone akaba yaratwigishije ko icyawe ntaho kijya, ahubwo ibyawe biraguhiga. Bishobora kuba ari saa sita z'ijoro, ibyiza byagombaga kugutahaho bikagutahaho. Ni nayo mpamvu wagombye gutuza, niba waramenye ko ibyawe ntawe ubijyana, niba waramenye ko akazi kawe ntawe ukajyana, niba waramenye ko icyo wagombaga gukora nta muntu wakikubuza, niba waramenye ko wagombaga gutura nta muntu wagombaga guhagukura, niba waramenye ko nta muntu wagombaga gukura mu mwanya ngo gugahato, Nyagasani ibyo ngibyo yarabikwandikiye. Bavandimwe, ikindi tugomba kuzirikana cya gatatu, reka tuzirikane ibijyanye no gusingiza Imana mu buzima bwacu. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, muzirikane ko gusingiza Imana ari byo bituma imitima yacu ituza. Imana irabishimangira, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Yemwe Imana igatubwira iti mumenye ko buryo uko wibuka Imana, ukuvuga uti Imana yanjye, ukuvuga uti Nyagasani, ukuvuga uti Nyirimpuhwe, ukuvuga uti Imana ishobora byose, ukuvuga uti Imana nyir'ubutagatifu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah, umutima wawe urushaho gutuza, nta na kimwe kikunyeganyeza, ibije byose biraza bigasanga ukomeye. Ibuka Imana haba mu gitondo, haba ku manywa, haba nimugoroba, haba nijoro. Ndetse intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuhamahoro n'umugisha, yatwigishije kwibuka Imana mu bihe by'ijoro, mu gihe abantu baba baryamye. Intumwa y'Imana muri uwo murongo ikatubwira ibintu bitatu by'ingenzi. Ikatubwira iti mu buzima bwanyu afshu salam, ni mukwirakwiza indamutso y'amahoro, mukwirakwiza indamutso ya salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ni muyikwirakwize. At'imu ta'am, ni mugaburira abantu ku byo mufite, mwirinde kugira ubugungu. Afshu salam, at'imu ta'am. Hanyuma wasallu wa nasu niyam, hanyuma mukora amasengesho igihe abandi bantu baryamye, abantu baryamye basinziriye. Wasallu wa nasu niyam, ni mukora amasengesho igihe abandi bazaba baryamye. Tadkhulu jannata bisalam. Ibyo nibyo Nyagasani Allah ashaka ko dukora. Ibyo bintu bitatu rero mbabwiye ni ibintu byifatizo nagize ngo nsozerezaho inyigisho z'uyu munsi, ngira ngo tujye inama. Bavandimwe, turi mu bihe byo kuzirikana umurongo mwiza Imana iduha mu buzima bwacu. Uretse no kuba idini ya Islamu irengera abantu mu kijyanye n'imyemerere, ukirinda kujarajara mu bintu byinshi bitandukanye by'Imana zitandukanye, no kunyuza hirya no hino ku bantu cyangwa ibindi biremwa, byaba ibihumeka n'ibidahumeka, Islam iguhana uburyo bwo kubaho. Ntukarye udakarabye, ntukarye ibintu bidasukuye,
ntukarye ibyaziririjwe, ntukarye ibintu bidasobanutse. Niba ugiye no kubirya, birye umaze kuvuga bismillah, birye umaze gukaraba intoki, birye urishije akaboko k'iburyo, birye nurangiza ushimira Imana, birye. Niba ugiye kunywa, irinde kunywa ibiyobyabwenge, niba ugiye kunywa, irinde kunywa ibisindisha, niba ugiye kunywa, zirikana ubwenge wirinde. Kugeza ubu ushobora gusanga hari umuntu w'umugabo ufite ubwenge cyangwa se umuntu w'umugore ufite ubwenge umeze neza, bamufungira gusa ko yagize gutya akanywa, yarangiza agatakaza ubwenge bw'imitekerereze yacu ya buri munsi, hanyuma akisanga arimo kurwana, arimo kwambura abantu, ari guteza isahinda hirya no hino, bikaza kurangira ari mu gihome yari umuntu w'umugabo abantu bubaha, yaba afite abana cyangwa se atabafite, ku mashuri ye menshi n'ibitabo byinshi yasomye ugasanga birangiriye mu gikuta kubera ko ubwenge yabubuze. Iyo rero umuntu abuze ubwenge, Imana iba iramureka, kubera ko ubundi isano y'Imana n'umuntu ni ukuba afite ubwenge bwo gutekereza no gufata icyemezo bijyanye n'uko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala abyifuza. Bavandimwe, turi mu bihe bikomeye, ariko kandi nta nubwo twavuga ngo ibi ni byo bihe bya nyuma bikomeye birarenze. Tunabibutse ko mu nyigisho zigishwa umuntu agomba no kuzirikana nuko hagiye kuza igihe gikomeye mu bihe wenda twebwe tuzaba tutakiriho simbizi, nyamara intumwa y'Imana yabwiye abantu ko hazaza ikiremwa cyitwa Masih Dajjal, kikaza mu bihe bikomeye, kikaba gishobora gutwara abantu kubera imani nke bazaba bagize. Nta mpamvu rero kuri wowe yo kuba wagira imyemerere iri hasi, nta mpamvu kuri wowe kuba wagira icyizere gike kuri Allah, nta mpamvu kuri wowe yo kuba watakaza icyizere mu mwezi Imana, kuko ntabwo tubizi igihe gishobora kuzagusanga uri muri iyo shaka, igihe gishobora kuzagusanga uri muri iyo mitekerereze idasobanutse neza, noneho ya shitani ya Masih Dajjal akaba yaza akakubwira ati ngaho nguhaye ibi n'ibi iby'Imana byihorere, wowe genda wirire kubera ko wari ufite inzara. Icyo gihe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye abasangirangendo ngo ndasaba Imana ko ibyo bihe tutazaba duhari. Abo rero ntabwo bagihari, ni twebwe duhari, natwe dusaba Imana ko yaducisha mu bihe bikomeye. Tuzirikane Imana mu masengesho yacu ya buri munsi, twisabire, dusabire bagenzi bacu, twisabire, dusabire igihugu cyacu, twisabire, dusabire isi yose kugira ngo tubashe kuva mu bibazo. Bavandimwe, coronavirus ntabwo ari ibilisi, coronavirus ni ikiza. Coronavirus ntabwo ari ibilisi tubwira ngo uzubillahi minashaitani rajim igende. Coronavirus ikurwaho n'uburyo bwiza bwo kwirinda, twebwe tugakora impamvu gusa, ariko Imana ikaba ari izi ngo ibyo bintu biraza kugenda bite, ibyo bintu biratugeza hehe? Kuko hari abagerageza bikanga, ariko twebwe alhamdulillah tugakomeza tukagerageza ibintu bigakunda. Dusabe Nyagasani aduhe imbaraga zo gukomeza guhangana no kwihanganira ibibazo duterwa no kuguhangana dufite. Dusabe Imana itere inkunga abayobozi bacu b'iki gihugu, imbere nyakubahwa Paul Kagame buri munsi uhora aharanira ko umunyarwanda atata agaciro. Umunyarwanda ntibazamusohore mu nzu ngo ate agaciro bamushyire ku muryango ngo aze gutwarwa n'abandi babishinzwe. Uyu munsi wagira ikibazo bakabwira batoya, dore nimuhamagara hanaha, niba mubona situasiyo hari ukuntu irimo guhinduka itarimo kuba nziza, icyo gihugu wagikura hehe? Abandi babasohora mu nzu bakabajugunya hanze, abandi baba ba leta cyangwa se leta ikavuga iti nta kibazo, twebwe turarengera ubukungu bwacu, mwebwe nimugende mwirwarize, mwebwe nta kibazo. Ariko igihugu cyiza kirakubungabunga. Nyakubahwa rero Paul Kagame, Imana ikomeze imubungabunge, imuhe ubugenge bukomeye bwo kugira ngo abashe kugera ku byiza atwifuriza, kandi Imana imwunganire mu bikorwa bya buri munsi. Dusabire kandi nanone babaganga Imana inyuzamo ibitekerezo byiza, babaganga Imana iha ubushake, babaganga Imana iha kwibabaza, kugeza ubwo umuntu asigara yumva nta kabaraga asigaranye, akarekera aho ngaho ari uko aguye hasi yumva nta kundi biri bugende, cyangwa se agahatiriza kugeza ubwo yumva mu by'ukuri ananiwe, akavuga ati ni mu mpakanya nduhuke. Ibyo ngibyo ntabwo umuntu yabikora nta bwitange afite. Imana ibakomeze. Dusabe Nyagasani ahe ibyiza abayobozi b'abayisilamu bagerageza gufasha abayisilamu hirya no hino
mu kumenya uko bagomba kwitwara muri ibi bihe. Nyagasani akomeze ababungabunge, nyakubahwa mufti w'u Rwanda ku isonga, nyakubahwa mufti w'u Rwanda ndetse ba nyakubahwa bandi bamufasha mu nshingano za buri munsi. Nyagasani bose abungabunge, abahe ibitekerezo byiza no kwita ku bayoborwa. Bavandimwe, dusabe Nyagasani yorohereze abaturage b'u Rwanda, yorohereze abayoborwa, yorohereze abaturanyi babo, kandi tubashe gukumira iki cyorezo. Bavandimwe, tunababwira ko iki gihe ntabwo ari icyo gusenya imitima y'abantu, ahubwo ni igihe cyo kuyubaka. Ntabwo ari igihe cyo gutwara ubushobozi bw'abantu, ahubwo ni igihe cyo kubegera, utwo bafite tukabunganira, n'utwo bafite bakaturya mu mahoro. Ntabwo ari igihe cyo gukusanya ibyo bafite, ndetse ahubwo byakabaye byiza tubatoza gukusanya muri bike bafite, kugira ngo babyegereze bagenzi babo badafite icyo bafite, twirinda ko byaba impamvu yo kunyaga cyangwa se yo gutwara ibiri mu maboko y'abantu kugira ngo bijye gutunga bamwe. Birazwi ko hari abantu bigeze gutangaza ko imperuka izaba, barabafata babigisha ko nta kintu na kimwe bagomba gusigarana, ko abantu aribo batagatifu bagomba kubatwara ku Mana, ibintu byose bagomba kubitwara bakabijyana nk'amaturo yera imbere y'Imana. Biza kurangira imperuka itabaye, hanyuma abantu baragenda basubira mu rugo bisanga ntacyo bafite. Ariko kandi hari n'abakoze ibyaha byo gutwikira abayoboke mu masengesho, babatwikira mu nsengero hirya no hino. Nyamara mu bihe bikomeye icyo kintu abantu bari bakwiye kugitekerezaho cyane, bakirinda kuba ingaruzwa muheto z'ibitekerezo byaba atari byiza, by'abantu babwira ko babasengera, by'abantu babwira ko babakiza coronavirus, by'abantu babwira ko ibyo ngibyo ni umurimo ukorwa n'umuganga ubizi wabyigiye. Dusabe Nyagasani abashe kudushoboza guhangana n'ibi bibazo. Dusabe Nyagasani abashe Nyagasani atworohereze mu bihe bibi nk'ibi ngibi, aho umuntu ashobora guhungabana, ariko uko guhungabana nako tubabwire ko tugomba kujya kure, kuko bishobora kugabanya imbaraga z'umubiri wacu, akarwara runaka kaba gashobora kutugusha. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وهدنا وفقنا للحق وإلى طريق مستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. يا عزيز يا غفار اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا، يا لطيف الطف بنا فيما جرى به المقادير إنك على ما تشاء قدير. يا رحمن الرحيم، يا الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا، اغفر للوالدين، ارحمهما كما ربيانا صغيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اغفر للوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.